mbona uvuga ngo iyi modoka rero ubu ngubu igiye guca agasuzuguro kagiye kurangira ko batsuzuguraga mfata akamoto umusitari muzima ariko urabona imyaka 3 maze muri industry nyarwanda nanjye nkaba mvuye mu muhanda n'ibirenge bingiye kujya ngenda mu modoka ni ikintu gishimishije cyane kandi arabona sanze muri industry nyarwanda na nubu bagipyeta ibirenge rwose bagifata utumoto so umudiaspora rwose wanteye inkunga ngenda mushimira cyane bamwita Honorine aba muri Australia abakobwa bankatiye bo ebana mugiye kuzanyifuza mutakimbura barahari abakobwa beza nuko b'imitima babuze nese ko bamara kuba ba Miss Rwanda babona bamaze kubona aba followers bagatangira bakambara ubusa ngo nabasireyi ba Miss Rwanda barutwa n'ingagi kuko ingagi zinjiza amadovize none se ba Miss Rwanda binjiza nese ari umuzungu wava muri Amerika waje kureba Miss Rwanda ariko bamukera rugendo baraza bakajya kureba ingagi bakinjiza amafaranga bakarara mu mahoteli bakinjiza muri Miss Rwanda kuri wowe arutwa n'ingagi yakabimeze bite shameze neza cyane ndaryoshye kabisa biracamo ntaribi iyi modoka somayemo umunyenga iyi modoka urabona mvuye kuyigura ubu tuvugana nyiguze muri cyamunara iyi modoka uyiguza ngahe urabona ko iyi modoka rero nyiguze miliyoni 5 wenda turibuze kuza kwibaza hano amafaranga yakuye ariko turagira aho ngaho umushoferi se kubera iki uyu nguyu ari utwaye kubera iki udatwaye nukuvuga ngo imodoka nge nari nsanzwe nyizi ariko impamvu nashatse umushoferi nta byangombwa nari nabona ntabwo ndabona perime niyo mpamvu ubu ndi kwifashisha imodoka ndayizi rwose niyo mpamvu ubu ngubu ndi kwifashisha umushoferi uyu ni umushoferi wanjye mwishyura ku kwezi iyi modoka uyiguza ngahe iyi modoka nyiguze miliyoni 5 rwose zifunze imbumbi yaka umuntu yakwibaza ngo aya mafaranga ngana uricyo uyakuye nukuvuga ngewe mfite umudiaspora w'inshuti yanjye iyi modoka bayitangaje kuri cyamunara urumva ndangije mpamagara umudiaspora w'umuvandimwe namubwira ntera inkunga nta mafaranga mfite untera inkunga rwose mbonye imodoka ya make nanjye nyigure rwose mve mu muhanda ibintu byo kujya ntegutumoto rwose nanjye mbiveho ubu iyi modoka niki cyo guhindura mu buzima bwawe mbona uvuga ngo iyi modoka rero ubu ngubu igiye guca agasuzuguro kagiye kurangira ko batsuzuguraga mfata akamoto umusitari muzima ariko urabona imyaka 3 maze muri industry nyarwanda nanjye nkaba mvuye mu muhanda n'ibirenge bingiye kujya ngenda mu modoka ni ikintu gishimishije cyane kandi arabona sanze muri industry nyarwanda na nubu bagipyeta ibirenge rwose bagifata utumoto aho ngaho duha urugero bwabo wasanze muri industry ni benshi cyane demo nka 3 bakanyombya banzovu banyagahene bose baracyaseta ibirenge ariko se burayakabona baziriki buriya bakunda icupa nanjye bura nuko nagabanyije icupa nubwo banteye inkunga ariko nari mfite duke nabo nibareka icupa bazagira kuri urwego tugezeho kandi abo ngabo banagutanze muri industry bananze muri industry nyarwanda ariko kubera Imana nanjye ubu ngubu rwose kuzongera kumbona rwose yakarakishashiye rwose bafunge kinwa bana bagabanya urugambo ubu naye ngiye kujya mbanyuraho ndi kubatera ivumbi rwose ubu uzajya abandi bari ifite wenda nandi uzajya hari ifite cyane cyane abakobwa umukobwa we rwose kujya mpura n'umukobwa rwose ari kunyagirwa uhita mpagarara rwose mwabuja akuri imodoka nka gutwara rwose sheri urumva ari nyirayo sheri urumva we ni nyirayo uramufite se ariko sheri ntago yabura basheri ndabafite benshi cyane hanyuma ugiye mu byamamare hano mu Rwanda bimaze kwibikaho akamodoka
niko navuga ntabwo ari akamodoka n'imodoka nagatwikiriye umaze kwibika agatwikiriye no mu byamara no mu Rwanda nawe ugiyemo ubu ngiye kujya n'abana rwose iyo mu diaspora wamubwira iki so umudiaspora rwose wanteye inkunga ngenda mushimira cyane bamwita Honorine aba muri Australia chantuka vraiment yari hafi no kuzina umunsi yageze inaha kabisa ni enjoy ikaze cyane hanyuma se uyu mushoferi muzayamubara mute ngo umushoferi ndamuhamagara iyo nyine nk'ahantu ho kujya ndamuhamagara akaza kantwara kuko ntabwo muhemba ku kwezi muhemba uko yakoze uko yanwaye uwo munsi namukeneye arayatahana ubu se ntazayigiriye oya yayigiriye gute se kandi yayisangiye iwanjye hanyuma rero ubwo duherukana mu diaspora n'ubundi yari yakuremeye mashini imashini uracyayifite imashini irahari rwose hanyuma ubu ngubu aragutunguye akoresha amafaranga nawe ugende mugatwikiriye i Kigali oya niko bimeze rwose nawe ubu ahubwo bigisigaye ni ugushaka umugore urumva umugore ukeneye afitiye mico ariko umugore ni ukuvuga umugore njye nzashaka ni umugore urumva ufite discipline konge nzamushaka kwanza amaze kumenya maze kubona perimi ku buryo nzajya mutwara ngize n'amahirwe yasa nawe ayizi akajya nantwara rimwe na rimwe tantwara nkamutwara ariko oya urumva kumubujije akazi oya umugore wanjye se urumva umuhaye umushoferi ngo amutware abagore b'iki gihe urabayobewe buriya watubwiye ngo ntabwo nta perimi ufite ariko imodoka urayizi ura nawe uri buze kutwereka wenda nimba wenda wagerageza ugatera nk'umunota umwe ugakora nk'umunota umwe utwaye byakundara utanteza traffic police ugasanga barantwaye narayimarana n'ukwezi wa mugabo shanga bayifunze umushoferi dufitanye contact nagusobanuriye wa munyamakuru hanyuma ubu imodoka nubwo umaze kuyigura byo byose ari byo ugomba gukosoraho oya ahubwo biransaba gukora cyane kuko buriya gutunya imodoka nta mafaranga ufite kugura essence ishobora kugira ikibazo ipine rigatoboka kujya gukoresha birasaba rero ko ngomba gukora cyane amafaranga iramutse igize ikibazo amafaranga ajya ahora ari stand abundi bujya kamwana ubundi umuntu watangiye kumumenya yakamwana ubu ngubu kuri konti afiteho nkangaye kuri konti ntabwo wabura naho nka miliyoni 3 enye zo kwenjoy ziba ziri aho ngaho ziri stand by mu kibazo runaka ni nka arja de push ntabwo twereke ibyishimo ariko byo kwabuza iyi modoka ibyishimo se twaturimbo twawe oya ibyishimo byo nzagutumira tugiye guserebura iyi modoka nyine turi kurya turi kunywa n'abafanazi banjye bose n'abakunzi banjye ariko babandi bangombwa ba hafi shofa dukatire hano imbere dusubire cyubwira abafana bawe rero n'ababandi bajya abafanazi banjye bavuga ngo nabansuzuguraga ngo yaka ngo ntacyo wigejejeho muri industry nyarwanda murayibona kiboko nayiguze rero mwa bantu mwe ntagire uvuga ngo imodoka yanjye ngo nayiguze make nawe uzayigure ushaka gupinga nawe azagerageze atera intambwe agere ku rwego yakamwana agezeho ubundi ni ibiki usigaje kugeraho utari wagira agatwikiriye dore wamaze gukibika igisigaye ni inzu gusa nkava mu bukode ndumva nta kintu ariko burya iyo umuntu yamaze kwinjira umuhanda amaze gufata kibuta kigenda n'ibirenge uba wageze ku rundi rwego ubu abantu bo kuri YouTube cyangwa aba YouTubers bakwitegeye iki bazaba baguhamagaramo baguhangaye oya ntuzajya ukenera imodoka ni ukujya ngeraho rwose ku munsi ni 40,000 nkayiguha umunsi wose ariko nkaguha umushoferi bano uvuga ngo uritwara kuko abantu b'iki gihe umuha imodoka
akayitwara uko yishakiye kubera ko aba yayikodesheje, ugasanga aragiye arayangirije, yagwaye ibihumbi nka 80 iminsi 2, wajya kuyikoresha ukayikoresha 300. Akabura bimwe mu byamamare hano mu Rwanda bitaragura imodoka, wenda dufate bamwe wambwiyemo, harimo Nyagahene, harimo Kanyombya. Buriya se baramutse Kanyombya akubwiye ngo Yaka waguzi agatwikiriye kanize nta mushoferi nshaka ko ngenda yize, ura wayimuha? Kanyombya kuko ari umuntu nasanze muri sinema nyarwanda, mu bantu bandeninze no gukina rwose, kumenyera sinema nyarwanda. Kanyombya arimo, ari mu bantu bamfashije. Kanyombya rwose cyakora nta muhari ifite musanze ku muhanda ari kunyagirwa, nta muhakari ifite da. Ntabwo wayimuha ngo nabatware? Oya, nta muhakari ifite rwose. Buriya ko se bro Nzovu ubona azira iki kandi yaratangiye industry ya muziki? Nzovu nawe Nzovu yaramagiwe rwose. Nzovu yaramagiwe, yarumiwe nawe ni nkanjye aha, uretse ko ngewe nyine maze kumurengaho, ariko nawe nari narakubiswe. Ese ubona biterwa n'iki kugira ngo abantu bamaze igihe muri industry batagira aho bagira? Ubona biterwa n'iki? Abenshi ni imibare mibi man. Ko Nzovu urebye igihe yatangiriye, nawe ubwo arabikwibwira, yatangiranye na babamenya urabona urwego bagezeho, ariko Nzovu aracyari wa wundi. Yaka wagira icyo ubwira abamabuja bawe basiya? Icyo nabwira amabuja rwose, ubu mabuja rwose ngiye kujya njya gushutinga muri Gatarina, paritse kebo yanjye. Ubu ngiye kujya muri interview rwose, paritse kebo yanjye ku ruhande. Abansuzuguraga rero bana, agasuzuguro karaje kabashiremo. Naba abakobwa bagukatiye, nawe bagira icyo babwira? Abakobwa bankatiye bo bana, mugiye kuzanyifuza mutakimbura. Niko bimeze rwose. Bagiye babe basubije amerwe mu isaho, basubiza amerwe mu isaho rwose. Yaka ntakiri wa wundi? Ntago nkiri wa wundi. N'abandi baguhamagaraga kuva dukorane, azajya abanza gukumena essence se? Nukumena mu essence nyine. Nese uzajya umpamagara, urumva nukungurira essence. Iyi modoka imwa ngahe? Iyi modoka mbo biterwa. Wenda uvuye hano ugiye Kacyiru cyangwa Kacyiru hariya hafi, uri kumbura mvuye hano ngiye Nyirubavu za Musanze, mvuye hano nerekeje nko mu ntara nyine. Yaka agatwikiriye rero umaze gukagura, umeze neza, ndaryoshye, twakabonye umeze neza, uraryoshye, mu diaspora kwitayeho. Gagira icyo ubwira mu diaspora? Mu diaspora bana, uretse kumushima ndumva nta kintu namubwira, no kumushimira gusa. Bana namuka agarutse mu Rwanda ntago yahanyura manzi. Iyo modoka bari uyikatiye Yaka, ntago yahanyura rwose. Cyaba yiguhe se? Bayigukate. Deka. No. Kubera no, ibyo ntago ndabigeraho. Of course ariko uzabigeraho. Biri hafi. Uya igikoresho cyabonetse, urumva hari ikindi. Buriya akagiye cyo kujya muri hanze burya ni ryari? Mu kwa karindwi. Utubwira ngo wagiye muri medical check up. Utubwira ko wagiye muri medical check up ikarangira mu kwa karindwi. Yaka mu kwa karindwi munyitege, ahubwo iyi modoka nzayisigirana. Nanjye ryo mise nibaza, uzayisigira wa mugore wawe? Bizaterwa n'umukobwa cyangwa uzakansigira sha? Nagusigire wo umunyamakuru se. Turi inshuti rega. Nzayisigira umugore sha, nzaba mfite umugore. Nzaba narabonye umugore, ngomba kuyisigira umugore. Wateganya kumushaka ryari? Umugore ntago ugiye kiragera, nakubwiye ko nzamushaka. Umushoferi wawe ariko arayizi, arayumva? Umushoferi arayuka rwose, arayumva kabisa. Umushoferi ugomba kuba ari kumfasha muri iyi minsi. Utarabona agaperimi? Ngiye narabona perimi.
murakoze. bamwe mu bakobwa bo mu Rwanda yaka bakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa buriya biri bifata gute? Nese ko bibinjiriza nibyo bibatunze nyine bagomba kwambara ubusa kuko ari byo bibatunze. Buriya yaka Miss Rwanda bundi kuri wowe Miss Rwanda buri gifata ute? Miss Rwanda ariko ngewe Miss Rwanda ngewe mbafata nk'abantu bari aho ngaho. Miss Rwanda se yinjiza iki mu Rwanda? Kandi ariyo kugaragaza umukobwa mwiza ufite n'ubwenge. Umukobwa mwiza se umukobwa mwiza barahari abakobwa beza nuko ab'imitima babuze. Nese ko bamara kuba ba Miss Rwanda babona bamaze kubona aba followers bagatangira bakambara ubusa ngo nabasireyi. Ba Miss Rwanda barutwa n'ingagi kuko ingagi zinjiza amadovize. None se ba Miss Rwanda binjiza? Nese hari umuzungu wava muri Amerika waje kureba Miss Rwanda ariko bamukerarugendo baraza bakajya kureba ingagi bakinjiza amafaranga bakarara mu mahoteli bakinjiza. Muri Miss Rwanda kuri wowe arutwa n'ingagi. Ko bimeze Miss Rwanda ubona nta kintu yahindura ntacyo yavuye kuva. Noneho abahungu se bo bafite uburanga? Abahungu nabo bariho. Abahungu barahari. Mr. Rwanda Mungu ni Kofi. Mungu ufite amafaranga wese abari imanzi. Abari imanzi. Ari imanzi nutararongora. Ariko ba Miss Rwanda bura bari amasugira muzabambaye. Babari mubona uramuziteguye Mr. Rwanda abahungu beza bura nizi bura naye mategeko washiraho. Amategeko nashyiraho amategeko nashyiraho agenga ba Mr. Rwanda urabaza ba Mr. Rwanda bakora umusore wize ufite igitekerezo kiri hejuru ufite icyo azamarira igihugu uba wumva nk'imboga kandi afite n'agafaranga nyine. Nonese ko wumva yaba ari nk'imanzi cyangwa wumva oya ushatse imanzi zo nazo wabona. Nuko wakubwira gushaka isugi ufata umwana uri hejuru y'imyaka umukobwa uri hejuru y'imyaka ufite imyaka 18 ushatsemo amasugi wasanga wabona bake cyane. Numwe kwijana ntabwo yemeranya n'abavuga ko abamansera bari amasugi se ubwo aho ngaho wabugiye ku abamansera se ndakubwiye ko ari amasugi. Abamansera ndakubwiye ko ari amasugi ariko niyo amategeko abagenga mansera agomba kuba ari isugi na padiri agomba kuba bimeze ariko siko bimeze. Ku giti cyawe wumva byamera gute? Ku giti cyanjye bagakwiye kuba ari amasugi nk'uko babyiyemeje ababikira nyine n'abapadiri bakaba ari abamanzi ariko byarabananiye. Ntibashaka abagore rero n'ababikira bashaka abagabo bakora ku kazi k'Imana ariko bafite abagore. Niko byemewe gushaka umugore ikibi ni ugutunga abagore benshi. Hanyuma yakatirimo dusoza ibyo byose waguza agatwikiriye ariko hari na bamwe ubushaka no kubwira cyangwa no kugira inama cyangwa se no kugira uko wenda wabivuga mu bundi buryo. Urabona wakaguza agatwikiriye turimo no kukagendamo turi kukesiya twumve ko wenda batabana guhenze cyangwa abana guhangitse. Turimo dusoza gira icyo wakibwira bamwe mu basitari bakigenda n'ibirenge cyangwa se bamwe mu rubyiruko nabo bifuza kugera ku nzozi nawe ugezeho uyu munsi ukaba uri kugenda mu gatwikiriye cyangwa bamwe mu basitari muhuriye muri industry. Icyo nababwira gusa ni gukora cyane mukagera ku rwego tugezeho. Urabona ngewe akamwana ubuhe no kongera kugenda n'ibirenge ngiye kujya mfite akamodoka nerekeza aho nshaka nerekeze mu ntara nimba nkeneye gusura umuvandimwe wanjye mu ntara nerekere nabyo gutega kwa steri. Murakoze cyane kandi namwe Imana ikomeze ibafashe. Hanyuma uko bigaragara rero biragaragara ko ari wowe muri ino minsi cyangwa se ubu ngubu yakamaze kugura imodoka ari wowe ugiye kujya umutwara. Wabifashe gute? Urumva kame ngiye nk'umushoferi ntago
nabifata nabi byanshimishije kubera ko nari maze n'iminsi ndi mu bushomeri ariko yakakubera ko twari dusanzwe turi inshuti akaba yarabizi ko mfite uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga urumva nanamushimira cyane namushimira rwose boss wanjye yakamwana mushimire ko yantekerejeho mu bantu ba mbere kugira ngo nzajye mutwara kuko arabizi ko ndi umushoferi mwiza rero ni ibintu byanshimishije cyane kandi nishimiye ko mbona yakayateye n'intambwe akaba hari urwego yavuyeho n'undi yagezeho murakoze ngo hari bamwe mu basitari wari umaze igihe utwara ariko nubwo bitagenze neza nabo wenda si ngombwa ko tubavugira cyangwa wanabavuga oya ntabwo ari ngombwa ko mbavuga wenda byazaba ngombwa nyuma kubera ko kuba ntakibatwara nuko hari bitaragenze neza rero yaka nk'umuntu wari uzi situation yose ukuntu imeze akaba azi yuko nta mafuti nari ndimo niyo mpamvu yanyiyambaje kuko asanzwe azi yuko ari ibintu byanje gutwara ikinyabiziga urakoze cyane murakoze cyane